nitwa Gakuru. Nitwa Gato. Nitwa Gato. Turi impanga. Ndi mama wazo. Yes, mwongeye kwirwa rero muraho kandi ibihe byinshi bakunzi ba Manudi Show. Ndi kumwe n'ibihangange ni ibyamamare n'abastari muri iki gihugu n'abantu bazwi n'abakomediye ba mbere nanjye bwanjye nka Manudi Show nemera. Mumeze mute? Tumeze neza. Turakomeye turi gushima Imana n'abantu benshi. Kigufu. Ako kigufuri nago uracyari kigufuri ni mwarabu ni gato yavuye ku kigufuri yajya kuri mwarabu bageze kuri gato aha gato reka mbabwira abantu badukurikiye kuri Manudi Show. Ndi umusaza w'umusore kandi byose gihe kimwe. Ndi umusirimu umusizi uzira gusinda no gusara. Yo gato s'il vous plaît. gato ana kabisa Hesi gato hagati rero hari umumama wazanye urutonde umukecuru w'umusitari yo man umukecuru wo mu Musanze yo man afite abana 3 nabyariye rimwe. Asante be ubi hakano no atunyomoze nuko Gakuru wenda hari yagiye mu kazi. Ese ni Ramazane ni kijyambere ni gatoya bamwita gatoya yarampagamye yageze mu matako aragama ibitamara bitendera tisindava hanga ndamwenda ntinyabuna utamita amashaho ndacari mutoyi ubwo mba ndatomba abaranyumvisha baraturumutse yari yarahiye undi mwana wawe ari herero Gakuru rero nyine afite akazi k'ubuganje aragangika sibwo n'ubuginga n'ubuginga ubujeye Gakuru ubundi Gakuru abagiye ngo ubuginga yagiye mu n'ubugangi mu bugangi ko ari umuyobozi hano hakomeye nka data ntabwo ushatse kuvuga none ariko n'umuyobozi nibyo bagiyemo yagiye mu kazi. Hanyuma rero ikintu gitumye batumira cyese ngira ngo tuganire ndagira ngo tuvuge kuri projet murimo mukora projet nshya murimo mukora nziza ongira ngo projet nziza abantu batari kureba Gakuru turimo tuvuga Gakuru wabo ni wenda murabona agafoto cyase tudushusho turimo tugenda tunyurazamo uyu niwe Gakuru nyuma gatoya kazana gato hakaba na nyina wabo nyina babyavutse turi abana 3 turimwe kandi tuvukira umunsi ko muri abanyamafuti impamvu iyo turimwe yavuyemo turimwe yari turimwe n'ubundi baza ari turimwe niki ryaturitse ndagira tuvuye kuri projet ni projet cya muri gukinamo nirajya hanze ariko bitari kera irajya hanze kuri Kigali Entertainment mwebwe nk'abakinnyi muri gukina buri akeshi mureba filime kurenza abandi bose deja bura muturusha nk'aba director bayidawe nanjye nitere icyotezo ndi umwanditsi wayo nanjye director wayo ni projet muri kubona gute muri gufata gute mwabwira abantu iki reka mbabwire mwabantu mwenje ndi umukecuru w'umusitari rwose umukecuru wo mu Musanze ariko iyi projet rikotsa pe ari kwibazaho nje ubwanje nifata nkabyarira abana b'imigogo batatahanga muri iyi projet ngo pyoro none ahubwo icyo nakubwira dora kataranduhije nakangaka gato niko katajyana amanyanga akageze hanze ukora n'amanyanga kanya nawe kari Sanande nase uyu mwana wanje asa na se shawe ese nusa nase ukuvuga ngo ni ukunzwe kurenza n'abandi oyamba kunaga kimwe bose nabo barabizi aricyo arutubajeho rero ngereka mbivuga uko mbyumva nuko mbyumvamo ikigaragara nge bindi mu maraso ariko ndakubwiye ngo bafata imbavu ngego nawe turazibaragura ni ibyishimo kuko ariko nawe reba Gakuru gato
na gato Tuvuga gato ko ni Damour Selemani. Damour inzabereye ifoto dufite ikintu cyitwa komedi mbega gusetsa abantu dufite ikintu cyitwa kirimo n'ubutumwa kwigisha abantu. kwigisha abantu ni ukuvuga mbega ni uruhurirane rw'ibyiza Uruhande rw'ubutumwa. ubutumwa guseka kwishima ibintu byose biravanze twebwe mwagiye nk'ubu nkanje mugenda mumbona ku macano gagiye gatandukanye ndi kubasetsa ndi kubaganiriza ndi kubaha ubutumwa ubwo rero naha ngaha kuri Teremente Kigali Entertainment. Kigali Entertainment. i Kigali muri Teremiyete naho muzamura hansanga ndi gutwika ni kwikiri none ariko urabona ko isuku igira isoko hanyuma reka dusimbutse wenda iyo filime tuzayireba abantu batarakora subscribe kuri Kigali Entertainment munyarukire mukore subscribe hariho n'izindi filime nyinshi nziza zo kureba kuri Yohana TV nize bite ni ahantu mumaze igihe imyaka myinshi harani mu rugo kandi no mwese murakina Yohana TV naho abantu nibahanyarukira batari bakora sabusura yibo bayikore kwa Yohana urumva kwa Yohana ni mu rugo oya ni kwa mukuru wa Kigali Entertainment ni mu rugo oya nyine tubyanishe mu bukuru ariko wamugane kuvuga ngo mu rugo hakuru ni mu rugo hakuru nuko sinaho bija comedy ntabwo naho nari kwagera ariko naho bija yimpaya naho nari bagera naho nsabi comedy naho nari bagera naho nari bagera nkaza muri za papa sava kwa Ramazane nkaza umuryango wunze urunana bija comedy Yohana TV ukaza kuri Kigali Entertainment kwa Sabe comedy kwa bija impaya none kwa bija impaya sibyo kubona abakambwe sibyo abakambwe bemeye kwambara uniform bakajya ku maciko yendi yo hasi babatuma ababyeyi bakazana abagore babo bari kubashinja kwira kote atari yanyu bande uzadushinja zaturega tuzitaba kubashinja kwira kote tiramazana ndibatira none se ureka nkubaze icyo kintu nibyo bihanze ariko icyo kintu nanjye nigeze kugita mu matwi ndacumva buretse gato ubundi icyo bita ishuri ni iki ishuri ni iki ni uruhurirane rw'abantu benshi ndabaza direct ishuri ni ishuri ntabwo nzi cyari nimba utakizi se kuko n'ubu kuko zindarirangiza buretse gato zindarirangiza ntabwo urarirangiza natwe rero sindamenye icyari cyo rero yegora aho nyine niba babaye nibarishiki kintu rero ahubwo uzabaza watanze comment ngo nguriya content ngo gutya na gutya uzamubaza ngo ishuri ni iki nakubwira ngo ishuri ni iki uzadusobanurire niwe umurantumye niyo twatuma ngiye kwaza ishuri cyari cyo icyo bivuga cyo ngicyo ariko niba rero kandi unyoboye utanyoboye usuri nkanda bavuze ko uyu ngo wari banje ishuri bihuye nawe no kuvuga ari gihe umuntu atangira mu wa mbere reka tubivuge uko mu wa mbere hakaza undi akimukira mu wa kabiri hagatangira undi mu wa mbere ariko hari uwabanje mu ishuri ese mwababajwe n'iki nyine ndashaka gusobanura none ubu tuvuga wabanje mu ishuri Nyarugenge wari banje Musanze wari banje Magerage Magerage bose bari mu ishuri ariko Magerage no mu okay ari groupe scolaire ko Magerage reka tujye ku musozo ntabwo ari ibintu birere kwa kuganira kuri izi projet murimo no kwibutsa abantu ariko byibuze nkamwe bakuru burayo tuganire bagize amahirwe yo kuvugana namwe wenda nguhereye ngo kuri Butarure hanze hari abamama hari abana b'abakobwa benshi bari kuza muri sinema ndagira ngo ubanze umpere ubutumwa aba bana b'abakobwa bari muri sinema nurangiza umere ubutumwa bo muri mu kigero kimwe nabo muri sinema bakwitwara gute bashaka kuza muri mwuga bakwitwara gute kugira ngo imwuga batunge urambe nkuko ubirambye nkuko bikubeshejeho byagenda bite ikigero cyarakize njewe ndi mu kigero cyo mu zabukuru gusura umukurambere wo none se ntabwo ariko niwe narimbajije nenda kubaza ibyawe reka banza tubwire kugira ngo bakobwa cyangwa se basore mu rukuza kuri izi mihanda nta guhubanuka ni imihanda ni imihanda
ariko se nyine muri aka gace ikomereza mwihorera muri kuza muri izi mihanda ahangaha nyine muri ariko gahunda ya kuki mutavuga sinema muri aka kazi ariko siwe babajije ntabwo babajije wowe bari byo ukoresha abasore namwe ndashaka abakobwa gusa abakobwa muri kuza kuri izi mihanda muri aka gakino cyangwa se muri aka kazi bibaye ngombwa arega ashobora no kubizamo azi ngo bizaba akazi ariko atari bizaba atazaba akazi hari n'abavuga ariko ngo baje gukina ndabeshya se ubwo mwa bakobwa mwe rero nta guhubanuka bisaba kugira ngo ugende gake kuko nta mwana uvukaga ngo ahite yuzura ingobyi none rero urubyiruko rw'iki gihe aba bakobwa bo bari kubabwira bati rwose mu by'ukuri nuramuka ukinanye na gato ako kanya ubwo munsi zo saha urahita uba umusitari urahita uhembwa bikaba byanatuma yanga kwiyandarika kandi ubuhanzi ni imvune kandi koko noneho azi ngo koko birahita byemera ntabwo bihita byemera natwe ubwacu dukuze guca twabitangiye kera turacahatana mbese nta kudohoka ubwo rero simvuye ku bakobwa icura cumvisha abo tungana sasa bantu mufite impano muzishire ku mbuga nkoranyambaga muzamamaza bagane TikTok noneho nibagana TikTok biyaminiye bakore tubabone kwako twabatanze ku mihanda none se nk'ubu nkawe Gatoga ntawe wavuga uti uriya muntu nabonye kuri TikTok nyamara yakwataka hanyuma kugira aho ngaho ku bya TikTok sibyo imbuga nkoranyambaga uko zibona hanze ubona aho zikoreshwa uko zikwiye cyangwa se abazikoresha uko zitakwiye bakarengera hari abazikoresha bashiraho ibintu by'urukozasoni kandi nyamara izi mbuga nkoranyambaga vugisha ukuri gato ntabwo zidutunze oya none se nimba nge naje hano abandi bukore bakamihumbi 100 ku munsi cyangwa se 50 bitewe n'ahandi cyo kunda kuvuga umushahara wawe reka nkuvuge cyangwa reka nkuvuge oya mbese kuba baramuha amafaranga ico kiraho ariko reka nkuvuge nawe 100 ku munsi ni bangaye barikorera ako mwaje mureka kwicisha amazi muri make imbuga nkoranyambaga zikoreshejwe neza zitanga amafaranga noneho ngo n'umuririmbyi yararimbye ngo mureke dukore cyane ngo ari kumugisha w'Imana aho utari nitwaronka bivuga ngo turihiringa ariko Imana igasukamo umugisha kuko ntiyasuka umugisha mu byo utakoze ubwo rero bantu mwe muyoboka imbuga nkoranyambaga ariko muzikoreshe neza cyane ko twebwe ntabwo ndi kwiyemera ariko turi imfura zaba ari abakiririya iyo mureko dipeyi bataramenye iyo biva batubaze bati none iyo umuntu ari ku mbuga nkoranyambaga kujwangarara ni sawa tumubwire ese none kugenda ukavuga amagambo gadakwiriye usebye abantu usebye igihugu usebye abo wabonye usebye abakubanjirije ni byiza tukabasobanurira uriya usebye igihugu nawe aba yasebeje umuryango mbese ntahabari ntaho abari n'ubu ikihebe kiba kimuruta yego niko mbibona hanyuma reka ngugarukeho ndaza umaze imyaka ingahe muri sinema nimba ubyibuka watangiye mu mwaka ni myinshi ntabwo bibuka igihe watangire ku iyo bavuze ni myinshi nawe urakadi myinshi ariko ibirenze umwe myinshi ngewe nkuzi muri 2013 ni ukuvuga ngo nongeye ndumva rero nkuzi twamenyanye nyine turi yanashoboka ariko ni 15 n'amaso ku maso ubwo no kuvuga ngo watangiye ntabwo umwaka watangiremo filime ya mbere y'amashusho yanakinnye ndo mucengezi nta yari ihe filime ntaheza tuwanye nari heza ratuwanye ari uwacu kwanza hanyuma urumva uri umuntu ufite uri w'inzobere muri ibi nararibonye mbere na mbere ni izihe mbogamizi ubona zirimo muri sinema nyarwanda mbogamizi niza bwambuze abakobwambuze ariko ubu ntabwo ukaba wakorera umwuka bwambuze mwebwe uvuze imbogamizi rero ntabwo nguciye mu ijambo ariko nk'ubu nkanje winjiye mu rugo umukino nshaje guca baravuze bati dore murebe umukobwa wo kwa kanaka umukazana wo kwa kanaka idora ye yambitse bira bintu arasaze ku mihanda n'umusazi ariko ico nshimira Imana
Nuko bavuze ibyo Nabutare bashubije. dona wari bitaga umusazi Abavuze ibyo barashubije. ubu nsigaye ndi umusizi umusizi Aha. N'umuhanzi sinatangiye sha. nivuga avuga nti ngende umusirimu w'umusizi uzira gusinda no gusara ibyo bintu rero hari abantu babona ninywera akantu muri ntuze kuntu hari n'igihe ataba ari akantu ndabeshya nko muri filime ubundi mu buzima Ntabwo babizi. Oya, ubundi mu buzima mu busanzwe bw'akazi ntabwo wajya muri biro runaka wanyweye inzoga ntabwo watwara ikinyabiziga wanyweye inzoga Kirazira. icyo kirazira mu buzima n'abantu badukurikiranye ahangaha bamenye yuko kunywa inzoga ugiye mu kazi ako ariko kose ni ikosa ni ikosa ribi cyane tunywereze. mutazabona wenda ikintu cya mbere manu ikintu cya mbere kibaho ni uko icyiza babona nk'inzoga ariko bagahita babona ingaruka z'ibyo byankoreza z'ibyo bakoreye mu mukino ariko iyo nanyweye gake mu rugero ingaruka siko ari nta ngaruka impinduka ugira nta ngaruka ntazo ntaha amahoro n'uwiwanjye nkamutahira n'akanjye sibyo nako akiwe mfite akanjye nawe afite ake icyo bita akacyurabuhoro sibyo ugira mu buzima agaki mucyurabuhoro Mucyurabuhoro. buri inzoga Ugatahana wayinyweye n'agatuma neza abana nk'ifura wayinyweye agasetsa neza abana yego wanyweye inzoga neza nk'ifura Eh. simvuze iyo ari yo yose ariko wanyweye inzoga neza nk'ifura utaha nk'ifura ariko inzoga wanyweye utari imfura irakugaragaza Okay, ariko numva hari yego hanyuma dukomeze Rabazani ndakumva cyane. ni kuri message n'undi tugezeho bo umaze igihe mu gakino nkura n'abasore benshi yewe ndabizi uri n'umwarimu ufite umutoza umutoza wigisha wowe message ni yihe urubyiruko ruri kuza muri Okay, sinema message naho urubyiruko rero nkuko wari ubivuze koko mfite ubunararibonye cyangwa se uburambe mu gukina amasinema cyangwa se amafilime nyarwanda by'umwihariko n'amakinamico yo mu ruhame ariko ngira ngo turi kuri sinema cyane nyine natangiye sinema muri 2004 ariko mbere yaho nakinaga amakinamico natangiye muri 1998 ngira ngo abariho ubu ngubu bavutse icyo gihe ni bakeya abazi nyine ikinamico ariko na nyuma yaho muri za 2004 murabizi nibwo natangiye gusohora amafilime kuri televiziyo y'u Rwanda abazi umuntu bita Rukubankoko mu kiganiro bita Duseke ngira ngo twatangiye muri za 2004 televiziyo yari imwe mu Rwanda ariko uko twabitangiye muri icyo gihe ntabwo ariko biri ubu ngubu ngira ngo ubu ngubu icyo gihe twashaka gukina wenda kugira ngo twishimishe dushimishe n'imitima ariko bakakanya byabaye umwuga turimo gukina tugahembwa kera iyo wagaragara kuri televiziyo wumvaga uri umuntu ukomeye cyane gabe make tugabone ndetse niyo abantu bakubonaga kuri televiziyo bagufataga nk'umuminisitiri bakumva kuko televiziyo ari imwe mu gihugu bumvaga ko uri mu rwego rumwe rwa minisitiri ariko amateleviziyo yaje ari menshi imbuga nkoranyambaga ni nyinshi ngira ngo rero nk'uko warumbaje se n'ikiragira inama urubyiruko ngira ngo ni byinshi icyo nagira inama urubyiruko rw'iki gihe wenda rushaka kujya muri sinema ari ushobora kubizamo wumva ko nyine ugamije kubona amafaranga ariko hari ibyo ubura urabura impano nta mpano ufite aho imana itari haba n'ubushake nta bushake ufite wo kumva ko uje gufata amafaranga ariko iyo udafite impano ukaba ufite ubushake ukaba udafite ubushake ukaba utabishaka ukaba utabikunze burya icyambere ni ukubishaka no kubikunda yego burya n'impano yaba irorereye impano ni ikiyongeraho iyo ufite impano biba ari akarusho ariko iyo ufite ubushake ukaba wumva ubikunze aho niho uhera ntabwo ndi kuguca mu ijambo aba bantu nabo tubabwire baba bashaka kuza guhamugana ku mbuga nkoranyambaga bumva bashaka kuza gushikira amafaranga bumve ngo turacuruza none iyo waranguye ibicuruzwa bikaba bitari byagurwa ubu ukeneye amafaranga agavayo urugero nabaha rworoshye reka ntange urugero rworoshye cyane urabona iyo umuntu ateye igishyimbo mu butaka hari inzira bicamo kugira ngo uhinge urabanza ukarima ugasanza ugatera igishyimbo buriya uzindutse waragiteye nimugoroba ukazinduka mu gitondo ugikuramo ari kimwe ariko iyo utegereje imvura ikagwa yego kiramera kikazana amababi kazabagara kikazana umushogoro rwatangiye kugira inyungu
kikazana imiteja uranaryoha. nyuma yaho cya gishyimbo kimwe wateye hazamo ibishyimbo 30. nuko niko kuri naha rero muri sinema ngwino muri sinema ariko utagamije guhita ubona amafaranga ba nk'umuntu uteye igishyimbo utegereze umusaruro uzavamo ariko urumva habamo imirimo kukibagara kugikurikirana n'ibindi nk'ibyo ibyuhirwa biruhirwa ngira ngo rero icyo nabwira rero urubyiruko bikwihutira amafaranga cyane ahubwo bazana ubushake bazane kubikunda ndetse n'abafite impano bo kuzipfusha ubusa bazibyaza umusaruro. murakoze cyane hanyuma rero ngiye gusoreza ku bibazo hari umugani yaravuze ariko avugira amanga ngo ibyo bagize barambira umva ibyugo umurimo bwo ku mbuga nkoranyambaga mbese nk'umubijanye na sinema biryaga barambirije abarambiwe bigendeye. reka rero ngiye gutangira mbabaza ikibazo ni ugusoza tubaza ikibazo ni amahitamo wemeye gusubiza uko byagenda kose ni uguhita ndakubaza ibintu bibiri uragihitamo kimwe sibyo ngiye guhera kuri gato gato nkaravuga gato gato aha indaya inzoga njewe niho ngezeho umuhungu umukobwa oya nakwifata ntabwo byemewe subiramo umuhungu umukobwa kumubyara oya urahitamo kuba we reka ubwo nta kibura cyo kubitekerezeho ikizamini gikomeye kuko umpaye ikizamini gikomeye we Ramazani kurya kunywa iyo mbaze ico ngico kurya ubaze ikindi kirakomeye sibyo yego bo reka ngubaze icyoroheje sibyo uba ndaguhitishamo ikintu kimwe sibyo kamera cyangwa se sound kamera ishusho gira uti ishusho shaka kwamamara bakunzi ba Manudi Show rero murakoze cyane Imana ibaha umugisha ariko mwibuke gukora subscribe kuri Manudi Show ibyiza biri imbere nubwo tumunaba maze igihe atari kugira ibyo atanga n'imishinga mishya ibigikorwa bakunzi ba gato gato bari bahimigisha kuri Kigali Entertainment izi filime turimo kubakura mwabana moto muzatugaye ikindi ariko byishimo byo birahari yes ni Manudi wanyu cyangwa se Manudi Show ubwo ni kuri social media zose ni show pa kuri pa nana barapira man ariko nabyo nkoze so jya kuri YouTube wandika mu Manudi Show ugira filime zanjye urebe banga zanjye zose mba nateguye ni Manudi Show